uyu mukobwa arareba nkuvuye gusambana ngira ngo iyo comment yarayibonye. Abagabo bagira irari kimwe nuko n'abagore bagira irari. Abagabo bagira irihe rero? Muri make uri muri babakobwa b'amasugi. Oya nanone ibyo ngibyo byihorera. Nagurye. Gute ngo ngiye gushimye ngo hano mu kiganza bakaba kabaye igitsina gabo benshi muri bo ako kantu n'akantu kabo irari ry'abagore. Buri iyo umuntu agiye kuko umwimye sex sibyo ntago aba yagukundaga n'iryo rari wavugaga. Hanyuma nka Popo wari wahura n'umugabo akakugira irari? Hari n'uwanditse comment ate ku bundi mamujya muri ghetto z'abasore gukora miki ko mutaraba abagore babo, we wamusubiza iki? Ni umusazi. Ndeba nk'umuntu naniwe, ndeba nk'umuntu nyine ufite ibitotsi. Ubwo nimba ari byo babera bavuga ngo ndeba nk'umuntu come to bed nirya niko bajya. Icyo gihe amazina ajya gushyirwaho ntago nari impari, ni ibintu nasanzweho irimo rero nose kuvuga ngo bimeze gute ngo ho bagiye umwe namufashe bigemeze gute barimo. Ubundi si umuntu avuze ngo n'umukobwa ni indaya ntakuzi ubundi wowe ubitekereza gute? Umuntu namubaza ngo araho twahuriye ndi gutega akambwira ngo ubwo ngubwo ubwo yasanze ngo ubishye sinzi ibindi bintu by'ibigambo nk'ibyo ngibyo sibyo. Ntabwo nyari bazi ukuntu umuntu abi nabyose. Giye kuvuga ngo umugabo wanjye ngo ibi ngibi nibi ngo ntabishoboye sibyo ngo muri ubu buryo ngo ntago bigenda neza. Ntawe uri kuvuga ngo umugabo wanjye ibi nibi ntago amaza mu buriri, umuntu uri kukireba baraza guhaza. Urashaka isoko se ry'abagabo? Papa bigeze itanarakara nukuri ubu bigereranya nandi ubwo ufite handi baca ahubwo umuca inyuma. Izina ry'Imana nimba umugabo wawe sibyo hari icyo adashoboye mufasha kimenye mu gihe wowe ukizi. Avance ku muntu mukundana muteganya kubana numva ari nziza. Ushingiye kubera iki? GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merere mu mande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane. Tarakanda subscribe ukanda aho kazogera k'umutuku urabudushyigikiye cyane. Umunsi turi kumwe n'umukobwa mwiza, nagiye mbona comment zanyu benshi muvuga ati umukobwa ni mwiza koko, duheruka gukorana ikiganiro. Umeze gute umukobwa mwiza? Meze neza. Urakomeye cyane. Uyu munsi ni cyo kintu gitumye wumva umeze neza, wumva utuje. Wumva umeze neza rero. Hari klima nziza, yego, idashyushye itanakonje, kandi nariye nanyweye meze fresh. Ibintu ni wane. Ubwo nibyo. Hanyuma ni Popo. Yego. Duheruka gukorana ikiganiro, nagiye mbona comment nyinshi zigiye zitandukanye zikomeza zigarukaho ati uyu mukobwa ni mwiza, uyu mukobwa ni mwiza. Ngira ngo nawe wagiye uzibona cyane ko arizo wagiye umbwira hati reba uyu muntu ukuntu yavuze, turaza no kuzigarukaho. Wowe wabyakire gute kuba abantu benshi bavuze ati uyu mukobwa ni mwiza koko? Shasando yibonye comment zikubwira ko uri mwiza, ikintu ukora cyambere ushima Imana yakuremye, ugashimira n'ababyeyi bakubyaye. Nabo ndabashimira kuba barabibonye. Nawe urabizi? Nabyo. Ariko ubwo nibyo kuba barabibonye. Ubwo nibyo. Ndinde kubihakana. Urinde kubihakana. Ubwo byahinduye isura. Cyane. Hanyuma hari igihe njye numva umukobwa amubaza ati uri mwiza, ati yego ndi mwiza. Nawe urabizi? Ati ndabizi. Kubera icyo udahise wiha icyo cyizere ukavuga uti nibyo, ati ndabizi nagiye. Ariko nanjye ndabizi kubera ko ikintu cya mbere mu buzima ni ukwigirira confidence. So rero umuntu wese waremwe n'Imana aba ari mwiza. Kandi ngo dusa n'Imana. Cyane. Nibyo? Pe. Ubu nagitsa n'Imana nawe ugasa n'Imana. Ariko shayo Imana yanjye amadini aratubeshya. ngo turasa n'Imana. Ubwo no kuvuga Imana rero yabifite amashusho
atabarika gute se ese ubwo urumva niba usa nayo nkasa nayo mugenzi mbese twese tugasa n'Imana bavuga ko umuntu asa nayo nuko ufite amaso nyine shape Imana yakuremyemo niyo nayiremyemo ubwo ngubwo nubwo ntarayibona akubwo niko tubyizeye ubwo nibyo hanyuma popo wavuze uti ubwo nanjye ndabizi ko ndi mwiza ndetse ubushize twakoye ikiganiro hagira na bamwe nubwo atari benshi baza bansaba nimero yawe ubona biterwa n'iki kuba umuntu yakora ikiganiro hagahita hagira nk'umusore uza hari uwaje anambwira ati umukobwa ndumva nifuza kumurongora nkaba namugira kumurongora bwo ni uko kugira umugore kandi ntakuzi ariko tuhita abona ko yakugira umugore we uri tayari tari yo kurongorwa nawe ntamuzi yamfite umukunzi sando oya yo kuba wana shingirwa tukaba umugore nzaba umugore n'ubundi ko ngewe inaze intumbero yanjye ni ukuzagira urugo nkubaka hagira abana bankomotseho hanyuma urakoze cyane ubwo yasubijwe ngira ngo yumviyeho ubushize nagiye kumva numva umuntu yanditse muri comment ati uyu mukobwa arareba nkuvuye gusambana ngira ngo iyo comment yarayibonye ngira ngo ibiri no muri iyi screenshot wafashe uramati nk'uyu muntu koko wowe ubonye umuntu yandika ibintu nk'ibyo ubyakira gute ntakuzi ntumuzi araje gusata n'umukobwa kare nkuvuye gusambana umuntu rero afite imyumvire yiwe iri hasi ntago mbizi nako ariko iri hasi ibyo ari byo byose kubera ko nimba abasha kureba umuntu uko ameze mu maso agahita amusomamo ikintu umuntu afite n'ikibazo ahubwo mu mutwe uzacunge neza nk'ahantu yanditse comment nawe umwandikira cyangwa umurebe ukuntu wamubona umuntu ashobora kuba afite akabazo ko mu mutwe yego usanga njye ibyo bintu ntanabizi shuwa impamvu muze ngo shuwa ubushize atubwiye uti ngiye nafashe umusore dukakundanaga yanciye inyuma ati kandi mu by'ukuri nakoraga byose ku bwe namukundaga ati ntekereza ko ari irari iyo umuntu avuze byose ntabwo aba avuze kuryamana byose harimo ibintu bitandukanye iyo uri umukunzi w'umuntu byanya byose ntekereza sibyo kandi basigaye bafata ibintu nabi buri gihe urukundo ntabwo ari ukuryamana urukundo ni ugukunda umuntu ahagushakiye wenda kuri ibitekerezo runaka ashaka kwenda ko mugira icyo mupanga mwageraho hazaza n'iki mukamwakigeraho muri make uri muri ba bakobwa b'amasugi nanone ibyo ngibyo byihorera ni vi prive yanjye muranyumvira nari mvuze ati wawu baracyariho rwose baracyanariho ariko nawe urimo nawe urimo ibyo byihorere sando yabindekere hanyuma popo wa mugani ubwo abazi ubwenge barisubiza si ngombwa wenda kudusubiza abazi ubwenge turaza kwisubiza ndetse n'abakunzi banjye hanyuma waravuze ati abagabo bagira irari ubundi wo bibona gute kuba bavuga ati abagabo bagira irari cyangwa ubibonera hehe ko abagabo bagira irari ntago mbizi ariko ubundi irari se ubundi ni iki sando fasha kubisobanura irari ni iki ushobora kubona umuntu ari kugenda gutyo ukumva umugiriye irari tout simplement irari ntago ari abagabo gusa abantu bose muri rusange bagira irari ku bintu bitandukanye abagabo bagira irari kimwe nuko n'abagore bagira irari abagabo bagira irihe rero ushaka kugira irari ry'ibiryo ushaka kugira irari ry'inzoga ushaka kugira irari ry'abagore ibintu bitandukanye byinshi icyo gihe utanga ikiganiro wavugaga kandi y'uburyo bw'uko abasore batanyurwa cyangwa abagabo bagira irari ry'abakobwa cyangwa se ry'igitsina gore yego kubera ko reka mubwire sando sire ikiganiro nakoze harimo n'abanditse comment zijyanye n'irari gusa ntabwo ari abenshi ariko bamwe na bamwe bagiye bandika irari zijyanye ndayirashe irari rijyanye na comment cyangwa comment zijyanye n'irari kuva umuntu arakubwiye ngo urumva hari akantu navuze ndi kuvuga ngo ubundi umuntu ajya kuguca inyuma bitandukaniye undi ahita anyandikira ngo urareba ngo hari ibintu nyine byo sinzi ibintu yanyandikiye byandi by'ibishaka byandi dutangaza ajya yigisha ibintu nk'ibyo hari n'abandi bagiye bambwira utuntu twinshi dutandukanye nyine muri comment tujyanye n'irari bitubona rero ko irari igitsina gabo benshi muri bo ako kantu ni akantu kabo irari ry'abagore
hanyuma nka popo wari wahura n'umugabo akakugira irari utubwize ukuri si ubusando ngerega ndi umukobwa kandi umukobwa hariho hose atari mubi of course ntago byabura tubwire rero byakugendekeye bite ku buryo wabibonye ko uwo mugabo yakugiriye irari yakurarikiye kankoresha iryo jambo ntago mvuze ko ari ibintu byambayeho gutyo ndi kuvuga muri rusange ntago icyo ari byo byose ntago abagabo babura kukugirira irari uri umukobwa waba usa kose yego kuvuga ngo ushobora nko kuba nicaye ahangaha wenda hari umuntu yari uri kunyicira akajisho iryo ni irari urumva ushobora guca hariya akaba wari wakwatsa akanimero sibyo kandi akubonye ako kanya ashobora kwicira akajisho gusa bya deranjemo atari irari mu bwoko cy'isi iyo ni irari kuko ari ngiye yicira akajisho mu bantu bose abonye hose ubusa abantu bose yahuye nabo mu muhanda hagiye baderanje cyangwa gusuhuza numvise ngo ari insuhuzanyo z'utujisho na gutya gute ngo umuntu ngiye gushimye ngo hano mu kiganza bakaba kabaye si ibintu nk'ibyo tujeste nk'utwo akabagabo ni hatari kweri hanyuma rimwe wenda byari byakubaho ko umuntu yakurarikira akabikwereka yewe mu buzima bwa buri munsi wenda bikamubwire sando kamwereka ikintu kimwe nta muntu uzakwereka ko yakurarukiye ahubwo ikintu akwereka bicisha mu buryo bw'urukundo sibyo akakubeshya atabicishije mu buryo bw'urukundo abicisha mu buryo bw'amafaranga cyangwa se ukaba wakundana n'umugabo yagwishe ko ari umugabo bibaho ariko byakubayeho ndetse waje kubivumbura gute njye ntabwo byambayeho sando ntabwo ndakundana n'umugabo ufite urugo wubatse ntabizi kuko ngewe ikintu nitondera ni umuntu dukundana ninkundana nawe nzagusura uzansura ningusura nzabona aho uba menye n'abo mubana ashaka no gutira geto abasore kangahe uko ashatse kujyana yakayitira ntabwo rero njya kumusaba urushye kugira ngo njye kumusura yego kimwe nuko namutu uze ngutunge ngasanga so hari harimo abandi ni ikibazo icyo nabonye cyo gukundana n'umuntu ntabwo bivuze guhubuka basi tujye tunashishoza nyine kundane n'umuntu ariko unamumenye ugira amatsiko yo kumenya uwo muntu uwo ari we hanyuma nabonye comment y'abandi banditse ati umukobwa afite amaso atari ukuntu agira amaso ubona ashaka kugwisha abagabo nje nibaza ubundi umugabo nyamugabo agwate abagabo nyamugabo agwate kuvuga ngo subundi abizi ukuntu umugabo nyamugabo agwa sando umugabo ukuntu agwa ni ukuvuga ngiye ukuntu mbitekereza ubonye umukobwa sibyo uramurarikiye ryarari twahoze tuvuga sibyo yego aho ngo batangiye kugwa deje nimba ufite wenda umugore sibyo urarikiye undi mukobwa utandukanye utari wa mugore wawe icyo gihe uri kugenda ujya hasi nyine turugo rwawe ugenda ugwa hasi ubwo narwo uri kurugwisha uko mbitekereza kabaraguye ngo ba mazi ahubwo mbona no gusubiza umuntu wansubije wambwiye muri comment ngo yabonye hahandi rimwe nari ndi kuvuga mvuga ngo wenda nanjye ibyo byambayeho nakundanye n'umuhungu gutyo na gutyo ahita mvuga ngo Imana ishimwe njye ko ntabishyize ku mbuga nkoranyambaga atansubiza ngo none sunga ibyo ukoze ni ibiki musubize iki kintu umuntu uzajya kwigisha ko ibiyobyabwenge ari bibi bibaye byiza yaba yarabifasheho kuko wafashe ku kiyobyabwenge nibwo ubasha kubwira umuntu ko ikintu ari kibi ukamubwira n'ingaruka byakugizeho kugira ngo nawe abashe kumva icyo kintu koko ari cyo ariko nje nkakubwira ngo ibiyobyabwenge n'ibi sinzi ibibi byabyo sinzi ngo bimeze gutya na gutya ntago nagukomveka nk'umuntu wabinyuzemo nimba naravuze ngo nanjye byambayeho sibyo ntago nari kuza ngo mbabwire ngo ntibyambayeho ndi umutagatifu kandi nje kwigisha abantu icyo kintu ko ari kibi impamvu byanushije nuko byampaye isomo nanjye numva nifuje kuza kubivuga kugira ngo ngire abo mpereza isomo babireke rero nakosa nakoze wasanze kabaye ariko hari n'uwambwiye ati tubwire ubundi
ati nk'iyo saha hari abakora reaction zitandukanye tubundi wowe wakoze iki cyo gihe maje kumenya ko maje kumufata ari kunca inyuma se Sando narakubwiye ngo ikintu cya mbere cyiza uhanisha umuntu ni uguceceka buri iyo urebye umuntu nkabura nsanze bari kunca inyuma nkajya ari nkarwana umuntu wese uzaca hariya ku muhanda azabona ko nanjye ndi igicucu ariko buriya nimbona bari kunca inyuma nkamwereka gusa ko namubonye nangiza nkafata inzira nkitahira we umutima uramucira urubanza arwane nabyo kurenza uko ngende kurwana hari n'uwanditse comment ate ku bundi mamujya muri ghetto z'abasore gukora miki ko mutaraba abagore babo we wamusubiza iki uwo ni umusazi babariye kwa mbivuze gutya ariko ni umusazi kubera iki kubera ko njyawe imyaka mfite inyemerera kugira umukunzi yego kubaka nejo bundi nashaka nkagira umuryango rero umuntu ngomba kuba mbana nawe ni ukuba narabanje kumumenya nese kugira umukunzi no kujya muri ghetto ni nkuko wajya gusura n'abandi kuki se wasura abandi ukareka gusura umukunzi wawe ni igisimba se araryana se nese why not utamusura impamvu nuko abakuru batekereza ko ari gishobora kujyaho hakaberayo ikintu kitari cyiza cyo kidakwiye ikintu kitari cyiza ni igiki Sando umva cyahabera kuba kubera ko mama ufite sexe opposé kuba haberamo nk'ubusambanyi kuba mbese wamutesha umurongo bikaba byatuma hari icyo yakora kidakwiye kandi ari umuhungu uri umukobwa n'umuhungu biriya nakubwiye ngo ikintu cyiza gukundana n'umuntu umuzi sibyo akenshi uwo muntu ugera aho ujya kumusura kuba banje kumumenya sibyo iyo ari umuntu umeze gutyo uba umuzi iyo ugiye kumusura nawe ubizi ko ibyo bintu abishaka sibyo nawe witeguye kubikora sibyo ariko nanone hari ukuntu ubuze umuntu nawe ugomba kumutwaramo kandi umuntu agutwara mu buryo wamwiyeretsemo sibyo nimba bamweretse ko uri umwasama nugera gufata nk'umwasama nimba yagiye ukamwe kuri seriyeze oya yawe ari oya aragufata nyine nk'umuntu uzi guhagarara ku ijambo ryiwe nugiye ukamubwira ngo oya ukamusura mukaganira ku byo mugomba kuganiraho urakoze cyane popo utanze igitekerezo cyiza ariko hari ibyo njya numva cyangwa se ibyo twumva benshi ati biragoye kuba umukobwa akundana n'umuhungu ntibaryamana ati n'umukobwa uhakanye uwo muhungu aramwanga nta muntu wari wahura nawe wenda wamubwira aho yawe agahita abifata mu bundi buryo ukabona ko ariyo target yari agufiteho mbamubwira rero icyo kintu ngusubizeho buriya iyo umuntu agiye kuko umwimye sex sibyo ntabwo aba yagukundaga n'iryo ari wavugaga ni irari rero aba afite sibyo ahubwo ujye ushimira Imana ko ibyo bintu bikoze akaba agiye ntabwo ibyo byakubaho umuhungu umwereke ko ubaye seriyeze kugira ngo mwinjire mu rukundo agahita agenda kanomvera kanekereze subu nkakunda umuhungu tugakundana nsaba sex na muhakanira akahita agenda agahita kwanga akahita nyanga reka mubwire ntago ukuntu akenshi bikunze kubaho ntago agenda ako kanya sibyo ahubwo agenda bucece ugomba nyine kubera ko icyo yagushakaga hose icyo akubonyeho sibyo rero icyo gihe agenda gahoro gahoro yego tubwire nkawe nyine nkanjye rero ubona abashije guhakanira akagenda sinzi wenda bishobora kuba byarabayeho sindi kubikurura neza ariko wenda bishobora kuba byarabayeho sibyo kuko ntabwo byabura ibyo ari byo byose yego kuko buri gihe abantu baza mu buzima bwawe buri wese afite icyo agushakaho hari uza gushaka iyo sex iyo ayibuze aba agumye gukora iki se aragenda ni ikibazo agahita afite n'urukundo wanamukatira agakomeza akihangana kubera ko azi ko icyo agushatse cyose sex ibindi agushakaho birenze ibyo akihambira koko cyane ariko ni byiza abahungu nk'abo disi cyane baracyabaho rwose abafite urukundo kandi abakobwa barahari pe kandi n'abakobwa baracyahari bafite urukundo ingeri zose ziriho hanyuma popo benshi amaso yawe barayarenganya nk'uko kare twoze tugana ubwato amaso yanjye ni ikibazo ubundi amaso yawe nk'abubona amezi ate njye sinabibona ariko abantu benshi bajya uko bakubwira ndeba nk'umuntu unaniwe ndeba nk'umuntu nyine ufite ibitotsi
ubwo nimba ari byo bahora bavuga ngo ndeba nk'umuntu come to bed niyarya niko bagira ubwo nibyo nabonye na comment ati uyu mukobwa ari kwirebesha ngo nk'umuntu ushaka gukurura abagabo cyo ngo kubagwisha mu bishuko. Yesu nyiri bambe ndarengana nta mugabo ngushije ati nta mugabo ngushije nawe nagwisha pe. Hanyuma hari abandi bagiye bavuga ati none se uyu mukobwa ni umukobwa mwiza atari ko urabona ko rimwe na rimwe hari ibyo abakobwa bashobora guhisha. Sinzi wenda ibyo wahishe uje ahangaha gusa gera abonye ibyo koko wavuze ariko kuri kw'ibintu watubwiye kuri watubwiye ati Mungu namufashe ngo ari jambo akoresheje ngirimo. Abandi atese kuki yakoresheje iryo jambo. Ese sando karame wisi ibyo bintu amazina ntabwo ariko wabivuze no mu mazina nari mbarimo se icyo gihe amazina ajya gushyirwaho ntabwo nari mpari ni ibintu nasanzweho irimo rero nose nari kuvuga ngo bimeze gute ngo ho bagiye umbwe namufashe bigemeze gute se barimo bariye none so navuga gute nukuri so zibonye comment nyine abantu barenganya abantu ariko arazibonye benshi bavuga ngo ubusenge yakoreshaga indi mvugo ubwo niba ari barimo niba ari ngo hari umuntu wandika muri comment wenda uzara cyo kiganiro nabafashe baryamanye ubwo baryamanye niko nicyo jambo bari gukoresha baryamanye abazarya abantu baryamanye nta kintu bari gukora yego ariko nabyo desi birashoboka ariko kugira ngo usobanure neza icyo kintu ukuntu cyari gikomeye uburemere bwacyo umuntu acyumve nta bundi buryo nari gukoresha ngaho hagira undi muntu ujya muri comment yandike ngo yari kwandika uko usibye byo kubafata ngo baryamanye kuryamana se biri rusange kugira ngo mbishure nta rusange ubwo se wagiye tugapfa kuryamana n'umusore mu buriri bwe kuryamana atari boyfriend wawe atari fiance wawe atari umugabo wawe atari boyfriend wawe atari fiance atari umugabo wawe ari ni ibintu rusange uyu muntu avuze kuryamana umuntu asanze abantu baryamanye usengerayo ntabwo twaryamana mu buriri bumwe ariko twebwe turabakobwa twese nyine kuryamana ni ibintu biri aho ngo ntabwo umuntu yakumva ikintu uburemere bwacyo kirenshatse kuvuga ariko uvuze ngo nasanze bimeze gutya na gutya umuntu yumva ukuntu ibyo bintu yatabona iyo shusho nyine bishatse kuvuga iyo ari ahita yibona ahita yikurura. Hanyuma popo wagiye usoma comment ndetse ndagushimiye cyane hari atumirwa ngira akavuga teka nshishemo amaso muri comment cyangwa se ibiri kumvugwaho menye icyo nzongeramo menye icyo nakosora nsuye mu kiganiro. Hanyuma hari abakomeje bavuga ati uyu mukobwa ashobora ngo wavuze ngo abakobwa bose ni bamwe warabibonye ngo ni bamwe ngo yasi bamwe ngo ibi nibi singiye kubivuga wa mugani wawe ati nawe ashobora kuba hari amakosa yakoraga ati cyaho hari icyo yishinja byatumye uriya musore agenda koko uriya musore hari ikintu wishinja kuba yaraguciye inyuma ikintu nge nishinja kuko ngo wakoze ikosa ryo kupaka abagore bose ari bamwe kandi kamanze nkubwire nge ntabwo ndi perfect sibyo ariko kugira ngo abantu babane neza nuko umuntu akubwira ikibazo yakubonyeho ukaba wagikosora sibyo ntago yihutira kujya kuguca inyuma ahubwo ikintu akora arakubwira ngo iki niki ntago kiri kugenda neza byabyiza ubigenje uko bwombo apana bwombo muri rusange arumva muri rusange byabyiza umeze gutya na gutya nibwo byaba ari byiza sibyo ariko kuyiture ku muntu ngo iki kirapfuye wenda sinzi ko ari cyo twapfuye nge ntabyo nzi ariko ntago nge ndi perfect ntago uri perfect muri make nta kintu wishinja wumva wishinja mu mutima wawe kaka kayange ntacyo nzi akangubwira ikintu cya mbere ntazibanya zidakomana amahembe niko bavuga mu Kinyarwanda sibyo dushaka kuba twarapfa gutuntu nkuko abantu bose bakundana kenshi nabura utuntu bapfa turaho sibyo nabo navuga ngo twabanye neza paka turatandukana sibyo no kuba twaratandukanye nta nagahinda mfite komeze neza wow yishimye ni byiza cyane kuba umuntu yava ahantu akajya ahandi akaba ariho agirira ibyishimo. Hanyuma hari abandi bavuze ati abakobwa b'iyi minsi nabo babaye indaya tubundi ni gute umuntu aba akiri mutoya agakunda n'umusore babona nanego y'urukundo bafite ngira ngo warabibonye aba bantu bakujajinze bakakwita indaya wababwira iki? Abantu babwira ngo cyeka nimba nta buzima bafite uzi impamvu baravuga ngo hari igihe umwana ageramo
niyo mpamvu niyo umuntu ageze muri segonderi zino ageze muri ya myaka 10 muri adolescence sibyo yageze muri adolescence abageze mu cyagiye cyo gukundana sibyo agakundana n'umuhungu bitababaye hafi bashaka gukora ibirenze ibyo sibyo ariko ni ibintu urukundo rwo gukundana n'umukobwa n'umuhungu ni ibintu bituremyemo uri kubyumva rero kuvuga urukundo nta myaka rugira imyaka rero yose n'abana y'imyaka 10 barakundana kandi subona hari abana baheranye nko muri primaire bakundana bikazarangira abana banye urukundo nta myaka rugira urukundo ruzirigera rushakiye kandi nanone usanga abandi bakunze nyuma aribo bajya muri za retour d'âge bitagishobotse imyaka yari abasize yo kajya muri retour d'âge 10 tarakundanye si ubu bibaho we bibaho njya mbyumva ariko ntago numva iyo foto umuntu se abuzwa n'iki gukundana ari mutoya nk'abo nyine batangira kujajinga ngo kucyunga umuntu akundana ngo akiri mutoya ibiki abo nibo kandi usanga ari bo babaho ahubwo n'uburaya usanga ari bo babi no kurenza abo bari kujajinga mane akamubwira ikintu cyo nabonye abantu twihutira kujajinga abandi kandi baravuga baravuga ngo mbere yuko utokora ijisho rya mugenzi wawe cyubiheraho ngo kura ingiga bazukure nimba ari umugogo ngo uri muri ryawe simba ari umugogo nimba ari ibiki sinzi cyo Kinyarwanda ariko nyine bashatse kuvuga ngo ujya wiheraho ubanze urebe ko wowe uri perfect ibyo bintu uri kumushinja we ntabyo wakoze ubundi si umuntu avuze ngo n'umukobwa ni indaya nta kuzi ubundi wowe ubitekereza gute umuntu namubaza ngo araho twahuriye ndi gutega araho twahuriye neze njyewe kurya nyite indaya niye comment yakubabaje muri comment wakiriye popo comment yambabaje ndabizi ko hari zakubabaje comment yambabaje eka mubwiye sano ntago nyamfa kubabara ukuri bintu byo byapfa kumbabaza comment ngurambabaza numva nta nihari kuko izitarambwiraga ngo umwana afite mu mutwe n'iki sibyo zambwiraga ngo ubuse ngo wowe ngo kumushyize hanze uwo muntu nshyize hanze wamunyereka yego ntawe uhari undi akambwira ngo ubwo ngubwo ubwo wasanze ngo ubishye sinzi ibindi bintu by'ibigambo nk'ibyo ngibyo sibyo ariko bakanu reka tukagarukeho uranyibukije comment iyo comment ngira ngo warayibonye nk'iyo umuntu avuze gutyo hari uwaditse comment ati uyu mukobwa ati ni mwiza atariko ashobora kuba uko tumubona inyuma ati imbere abiye ubundi yarahereye kuki cyangwa se abashatse kuvuga iki ubwo wabibaza cyane ntabwo nyari bazi ukuntu umuntu abiye nabyanze umuntu azatubwira umuntu abihate tubara dusobanurira n'ukuri iyo comment urayinyukije nayibagiwe ariko man hari abantu bandika comment mbubwiye comment yo yakubabaza cyangwa yagusetsa inshuti zawe zayibonaga zakubwiraga iki utubwije ukuri zambwiye ko zabonaga iyo comment imeze gutyo nabonye hari naho wayipostinze uraseka ushyiraho turuduseka koko papa ari kwibyibuka agaseka bakubwira ati ngaho tubwire ngaho tubwire meze bite turabwira ati mumbariza nanjye umuntu babiha bate Share comment iransekeje ariko kweri comment zose sha popo warazisomye koko hanyuma mu kanya nahoze uracyari mutoya navugura umukobwa ariko nahoze numva kuri phone yari umumama uri kugira inama ati ntago ngewe umwanzuro ari wo kuvuga ibintu byawe ibikiyubahe donc numva ko nubwo uri umukobwa ariko hari wa muntu mukuru wubatse ushobora kugira inama ndetse ukumbwira uti Sando ubuzima bw'ingo bwabaye bwa social medias ubundi tubwire aho byari biturutse si ngombwa wenda ko tutangira urugero kuri uriye nkaho ubibona gute nyewe mbibona nkaho igitsina gore cyo mu Rwanda abenshi tumaze guta umuco gute aho umuntu w'umumama wubatse sibyo wicaye imbere ya kamera ibintu bizarebwa
igihe cy'ubuzima bwawe hafi ya bwose, kuko kugira ngo uzabwire umuntu ngo sibo kino kiganiro ntabwo nzi ko byoroshye kandi waragikoze. Yego. Bavuga ngo akarenze umunwa kadushihamagara. Sibyo? Uri hanze hariya kuri kamera, ibintu bigiye kurebwa n'abandi, bizarebwa n'abazagukomokaho n'abana bawe. Ibyo bintu nzahora mbivuga. Ugiye gutaranga umugabo wawe. Urumva? Yego. Ugiye kuvuga ngo umugabo wanjye ngo ibi ngibi nibi ngo ntabishoboye. Sibyo? Ngo muri ubu buryo ngo ntago bigenda neza. None se popo tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Urugero uje hano ukavuga uti umugabo wanjye nta mahira, umugabo wanjye yicisha abana inzara, ntekereza ko kubivuga ariko gukira ibikomere. Ubwo rero ari ibyo abanyamakuru b'abantu batanga ubuhamya twajya tubajajinga, kandi kwa kundi aza akavuga ibikomere bye, akavuga ibibazo bye, akavuga uko yiyumva, niko kwa mbere gukira. Reka mubwire rero. Niyo mpamvu habaho, nimba ushaka kuvuga ngo uruhuke, niyo mpamvu habaho abakanseri babashizeho kugira ngo ugende ubabwire ikibazo cyawe, bagukansaringe ugaruke uri muzima. Yego. Sibyo? Ntago ari nuza kubibwira abantu hano hanze, sibyo? Ukajya kubwira abantu ngo umugabo wanjye, sibyo? Ntago amahira. Yego. Ni izina ry'Imana benshi bari bugutuke. Ariko wenda ashobora kuvamo abagufasha. Sibyo? Ashobora kuvamo abagufasha. Sibyo? Ariko hari n'ubundi buryo wari gufashwamo utagiye gusebya umugabo. Muri make se nka popo banenga iki? Ikintu nabanenga ngewe, cyangwa bamwe nkawe bari vuga inka mu mazina yayo. Tureke wenda n'ibyo kurya. Sibyo? Urajya kuvuga ibijyanye no kubaka urugo, byandi ngo amabanga y'urugo. Sibyo? Yego. Ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo? Abo bantu uri kubabwira baragufasha iki muri ibyo bintu? Naswe n'ushonje da baramwohereza kuri aba diaspora za word limit, abona amafaranga arya. Nkawe uri kuvuga ngo umugabo wanjye ibi nibi ntaga amaza mu buriri, umuntu uri kukire baraza guhaza. Urashaka isoko se ry'abagabo? Papa bigeze itanarakara. Nukuri bani, nimba umugabo watameze neza, ngiye kamubwira ikintu mprefera. Sibyo? Aho kugira ngo ujye kumutaranga, icyo divorce zibereyeho. Nimba waramugerageje kumubwira urya kwikosora mukumvana none ntibiri kukunyura, aho kugira ngo ujye hanze ujye kumwamamaza, tandukana nawe, muhane divorce, ujye gushaka ukunyuze, cyangwa mo kimwe umwigisha. Nta kintu na kimwe nabonye kidakosoka. Nterega abantu ntago banganya experience. Tujya mu ishuri umwe ariga akaba wa mbere, mu ishuri abamo wa mbere n'uwa nyuma. Ahubwo sintekereza ukuntu ko wowe ujya kuvanga umugabo nkuko papa bivuze ati nta mazi. Ababundi ubu bigereranya nandi. Ubwo ufite handi bace, ahubwo ubumuca inyuma. Izina ry'Imana. Ahubwo umugore abakwiye gukurikirana. Ako kantu bitumye ngatekerezaho karansitse. Ubundi ugereranya. Ushobora kuvuga ngo nariye ifiriti n'umuceri. Ifiriti iraryoha kurenza umuceri. Ibyo bintu bigereranya kuko ni ibintu byose wariye. Wenda aho ngaho tunaharetse, wenda ntago bagiye gushaka ari isugi. Urugero abenshi ntago bagiye gushaka ari isugi, sibyo? Wenda hahandi barakwiye experience, sibyo? Ariko nanone uwo mugabo waragiye kubana nawe mwarabanje gukundana, wagiye kubana nawe umuzi, kuki nyuma ujye nyuma kujya kumutaranga ubahereye se biba bitandukanye nuko wamusanze. Ubwo yaracitse intege. Niko nabivuga nese twamenya none popo tubivuga gute, ariko bishobora kuba bigutusha cyangwa se bika. Nukuri kw'Imana abanyamakuru hari ukuntu boshya, basigaye boshya abantu bakavuga ibintu bitakabaye ngombwa. None se reka nkubaze, umunyamakuru nige waguteruye wanyu ndakubwira ngo ngwino umbwire iyi nkuru, cyangwa se ni wowe hari ukuntu umuntu aza, sibyo? Afite gahunda y'ibyaje kuvuga, sibyo? Ko buryo se wamubwira ngo mbwira feri zo mu buriri bwawe ra, akamubwira sando ikintu kimwe. Abanyamakuru barabaza, ushobora gushiduka guteze nk'akantu kagatuma uvuga ikintu utateganyaga, ku buryo wajya gushyira amabanga yawe yo mu cyumba utabishaka. Nicyo kintu ndi kubabwira, bajye babanza bashishoze mbere yo kuvuga. Ntekereza ko nshobora kukikubazaho ukansubiza rimwe, ariko
hari rimwe na rimwe ikiganiro ushobora kubona umuntu ari nabyo yatinzeho cyane akomeza kuvuga ati hari n'igihe n'umunyamakuru ahatinda akanga kuhava agashaka kuguma kuri icyo kintu kugira ngo akugwishe muri wa mutego, ahubwo mbere yo gusubiza jya ubanza utekereze wa mama we wa mukobwa we, jya ubanza utekereze uvuge ati iki kintu ngiye kuvuga nta ngaruka kiri bungereho, sibyo? Ku buryo nunasohoka icyo kiganiro bakaba bagishyiraho nta kintu uri bwicuze mu byo wavuze. uwo nawe yarafite ikibazo cyo mu cyumba wagiraga inama. Reka tumureke umugani atazumva iki kiganiro akumva ko yego pe atazumva iki kiganiro akumva ko twamuvuzeho ntago byaba ari byiza. Hanyuma nihe nama wabagira abantu nk'abo uracyari umukobwa ariko it's better yuko umwana w'umukobwa uracyari mutoya uzavamo umudamu wubake, ariko ndumva uri kugira inama abantu bubatse atamabanga y'urugo nimuyakomeze nimuyamenye. Ngo abagiriye inama ntawe ukirirwa mu myaka. Ubukuru ntibubarirwa mu myaka ahubwo ni mu mutwe. Abo bamama utekereza gutyo akaba yaza imbere y'itangazamakuru akavuga icyo kintu arutwa n'umwana w'imyaka 2. Yari inama nge nabaha mwababyeyi mwe namwe mutarabye muteganya kuzababo, jya umenya ikintu cyo kuvuga n'ikitari cyo kuvuga imbere y'itangazamakuru, sibyo? Kubera ko nimba umugabo wawe, sibyo, hari icyo adashoboye mufasha kimenye mu gihe wowe ukizi, sibyo? Nimba wenda icyo kintu wagerageje kumwigisha ntagishobore, tandukana nawe ujya gushaka n'ubishoboye aho kugira ngo ugende umutararange. Iyo nama nabaha. Hanyuma wowe nka Popo AVANCE yifata gute cyane ko bavuze ati abenshi bashaka atari amasugi, urayemera ntuyemera? Jewe nkawe AVANCE ku muntu mukundana muteganya kubana numva ari nziza. Ushingiye kubera iki? Kubera ko birinda izo ngaruka zose zo kuba bangwa nagiye mu rugo nsanga umugabo wanjye hari ibidahura. Kubera ko iyo wabashije AVANCE nk'uko bivuze, sibyo, uzi umuntu ugiye gushaka, uzi uko ameze, wamwishimiye, sibyo, mubana rero muziranye, nta kintu kibatungura nyuma y'uko mubanye. Hari uwambwiye ngo none se mubaje ko icyo kibazo ngo wari wafata umwenda ukawujyana mu rugo ukawambara atari byo usanga utagukwiye. Sibyo niyo mvugiye kugura umwenda ubanza kwigira. Jackson ndamusoje cyane ako kantu njyaga yibuka yarambwiye ati ntabwo ajya kugura umwenda utigeze mu isoko, ariko n'igihe ugura by the way ukawambara mu rugo ukaba wakanga cyangwa ukakujabuka bibaho cyane. Ubwo ntabwo waba wigeze izina ry'Imana wagiye kugura umwenda ukawigera ntabwo wagera mu rugo ngo wanzunge kugukwira gutese bishiye mu zihe nzira. Nukuri njyewe hari wambaye akawukwera hari njye ngura imyenda najya mu rugo nkasanga ni mutoya byigeze kumbaho. Kandi wawigeze? Nawigeze. Oya ntawigeze nkareba size tu nkakwedura. Ntabwo ari wawigeze rero warebye size ubwiza kwigera ariko wagukwiriye. Tugoro ku musozo gira icyo ubwira aba bantu bagukurikiye nka Popo wa mukobwa mwiza bakunze. Ese aba bantu bose bagukunze girira nabicyo babwira? Naye ndabakunda. Uri ku isoko? Uri single and searching? Oya ntago ndi single nta nubwo ndi gusearchinga, mfite umukunzi. Wow, I like it. Ubushize narabivuze. The way you are serious. Kabisa. Undi abandi baraza wamubaza ati ntago nshaka kubivugaho. Nizo ufite umukunzi ntawe ufite. Icyo kibazo tukiyorere. Sanjye ndamufite kandi bimeze neza. Wow. Tuzanywa inzoga ryari? Tuzabamenye. Abanywa inzoga twebwe n'amazi na fanta imitobe byose duturike. Gira icyo ubwira aba bantu badukurikiye. Abakunzi ba GASARO TV turabashimira ko dukomeza kuduhereza comment nziza. Icyo kibazo ko ndi kuvugisha wari inyama nziza. Bashimira ko abantu bampaye comment nziza, shimira n'abampaye ibitekerezo by'uko nakagombye kwitwara kurenzaho. Mwarakoze cyane. Ariko bajya bavuga ngo abantu bose bakugira inama sikabariza ukuri. Mpamvu yanjye mfite umutwe kugira ngo ntekereze. Umutwe wawe si nagarisho nagari degede ntabwo ari gusokesha gusa. Umutekereza
nababwira yuko ndi umukinnyi wa filme bambabarire basacinge filme yacu yitwa Love and Pain. Bakore subscribe, badushyigikire, muzamukoze cyane please. Nukuri babashyigikire cyane bakandi subscribe kuri Kizigenza Films. To hejuru cyane dutwike uwo muntu wadukunda nabitugaragariza. Sibyo rata. Babakunzi bashaka kugutereta ahubwo bazaze baneretere muri filime. Popo, thank you so much. Wakoze cyane nawe Sando. GASARO TV.